sibyo njyewe mbwira ubuse dukora iki? rero dudumana ikintu njye mbona cyashoboka nuko twasenyera umugozi umwe ntidukomeze kuryana turi abavandimwe hejuru y'abagabo badafashije bagiye kuzaduteranya twaronse ibere rimwe. Umufristo wari igihe ndeba nkubona sinzi ikintu twe tuzira. Reba umugabo wawe yataye urugo ntaheruka gutaha ntabwo uzi ahantu ari. Reba uwanjye abaye igisambo urandarika ibintu byose agatwara. Sinzi amaherezo n'ukuri. Ariko urabizi ngiye kubafatira imyanzuro ikakaye bariya abagabo bazabona ko ntari mugenzi wawe. Abakunzi ba filime nyarwanda tubararikiye kujya mukurikira kuwa kane buri munsi kuwa kane umunsi wo kuwa kane ntukajye ubacika mukurikire channel yitwa Tayodi TV mukore subscribe muri benshi kandi na comment zanyu zirakenewe hacaho filime nziza filime z'umwimerere mukurikire kuwa kane. Jidoni. Jed. Uraho neza? Uraho neza. Afande amakuru? Amakuru ni meza. Meze bite? Isawa kabisa. Iragena naguhamagaye ndakubura telefone yawe sinzi ukuntu biba bimeze. Telefone yanjye? Telefone yanjye baho kuri ya gahunda twaraburanye pe. Ni ukuri pe. Ni akazi kenshi cyo kukubeshya. Ariko nawe hari ikintu ujya ukora ikosa. Kumpamagara burya ni ikosa cyane. Niba ushaka gukora ikintu nakubwiye ngo fata telefone unyereze message. Iyo birumvikana. Ya noneho bitiko no kuri na gahunda twatwa. Ya ndagukeneye mu rugo uzaze mu rugo. Mu rugo wawe. Mu rugo nta kibazo. Tubipangire mu rugo gahunda tuyuzuze. Hanyuma icemo sibyo? We nta kibazo. Kubipangira mu rugo ntacyo wonza ndaza kudomoka. Dufite akazi kenshi muri iyi minsi turi mu bintu ariko ndaza kudomoka. Ariko kari akazi ni akazi k'ingenzi kandi karimo akantu. Icyo kintu nakwemeye ko nzagikora ariko bitewe n'inzira nziza. Sawa rero reka ngere mu rugo nihute. Sawa. Siporo. Nta muntu usonera.
uravuga kidamage? Ndavuga kidamage. Basanze adashoboye akazi baramunsimbura. Bosi yaramutse agenda, mabuja nawe mu kanya sinzi aho agiye, sinzi igihe bari bugarukire, ni njyewe uri hano gusa. Umva sister, garuka inyuma gato tuvuganeho. Nta hantu nkuzi? Nzi hehise, kina hari ubwa mbere uhageze. Bonete wamumuzi? Ndabona ibya hano bitoroshye. Nese ntabwo wamenyera aho uwo mukozi ngo ni kidamage yagiye. Kidamage se abakozi bo mu rugo wa muntu we wasanga yarabaye na mayibo bakaba arara muri borodi, ntabwo wapfa kumenya iyo yagiye rwo. Yewe ntawamenya. Ntawamenya. Gusa nyine nibaza ubabwire yuko naje kubareba. Ndi mukuru wa Arena. Nibaza ubabwire ko naje kubareba. Hano nta kintu kigomba kuhava bitabanje kunyura mu buyobozi. Uri mukuru wa Arena? Babwire ko uri mukuru wa Arena. Wabwire ko ndi mukuru wa Arena. Wabwire ko nta kintu na kimwe kigomba gusohoka hano nta buyobozi buhageze. Kandi kidamage n'umubonera uzambwira. Nzakubwira mabuja. Aze iyo ureka nkagukingurira. Ongera ukinge inkinguro. Bonete ntabwo muzi pe. Keretse nimba hari umuntu ubona babana yitije nawe twenda gusa ariko Bonete ntabwo muzi. Ya, hari umuntu nabonye mu ifoto umeze nkabo. Ariko unyihangarira niba ngutindije. Ariko hari umuntu nzi usa nawe rwose w'umwana. Herutse kubona mu ifoto. Ntabwo ari njyewe pe. N'uwo muntu Bonete nta hantu muzi habe na gakeya. Shanga uyu mwana ndabihamya ko namubonye pe. Yeah, I'm sorry. Yeah. Uramukeho neza. Muramukeho neza. Abantu basa Nta kintu bapfa. Basa nta kintu bapfana wa mugani. bibaho. Yasin we amakuru kise hanze bimeze bite? Amakuru ni meza mvuye hanze nyine ariko stress nyinshi cyane hanze ubukwe byose ubu bitekereza ariko nta kibazo pe. Esi kuri wabaye bize cyane sinzi na sheri wawe n'amakuru narayabuze na telefone sinzi nimba iba ku murongo narayibuze pe. Nimba ari amahoro cyarancanze. Ubukwe bwanyu mbese ubu nta makuru afatika mufite. Nyine sheri yahuye n'ibibazo mama we ararwaye ariko naje tubyiteho nzongera gusubirayo ko ibintu byakemutse. Ntugire ikibazo kweli. Waramuhamagaye biranga? Naramuhamagaye biranga mbese muri make nta makuru afatika y'imyiteguro aho ubukwe mu bugeze. Sha nanjye duheruka kuvugana ejo bundi ariko nta kibazo. Naje ndamuhamagara turaza kubonana muri iyi minsi. Basi se burimo neza byagura se bazagera ibintu bimeze neza fresh. Okay, ni byiza cyane rwose. Mbega umukobwa ufite imyone Gerard. Dore umukobwa ngaranyica mu mutwe koko. Mwakabyara mwura mukobwa ngomba kumubona. Nabonye mu maso he harandangiza neza. Maze ukuntu ateye neza cyane. Mana yanjye ura mukobwa ngomba kumubona. Ngomba gukora igishoboka cyose nkamubona kuko ntamubonye. Nukuri pe.
hari ibintu byakangirika muri njyewe kuko nkikimubona umutima wanjye byonyine uburyo wahise uhagarara warahagaze nta kindi kintu nabashije kuba nakora ahubwo nabuze natashye mutekereza yasin naramuhamagaye ibiranga mbese nta makuru mfite gusa natwe imyiteguro tuyigeze kure ni uko twabanje gusereburetinga noheli ariko rwose ibintu ni sawa twe nta kibazo sha urebye naniciye hano naje nimugoroba ndavuga ntibyanze bikunze narindushye cyane nubwo numva ntameze neza mu mutima ndumva nimba ari ukubera urugendo simbizi ubwo ni umunaniro w'urugendo buriya ariko naniciye hano kugira ngo mbasuhuze numve ukuntu bimeze ubu nanjye nibyo njemo ugize neza twari tugukeneye rwose ugize neza ubwo tuzakomeza dupange gahunda kuko ni hafi ubukwe buregereje rwose wandi bube buve no mu mayirerega cyane nawe ugiye gushaka ukuntu tuba tumeze mu mutwe nta bigoye birimo umugore rushyashya umugore byuko umubona ujye umubwira shanga uribuka ya bande wadutwerereye ndabyibuka byose sawa narabyoganije rwose kabisa kagende nta kibazo kazi ariko urabizi ko muri ya industry yacu Guillaume yabuze ubwenge bwibutsa nkuko nabikubwiye cya gihe Guillaume mureke aracyarembye nihangane ejo nzajya kumusura ariko nimbona umwanya ntazakumenya ziko yambwiye ngo icyo nambaye ngo niba ari isahani urukweto rwanjye ngo ni isahani reka tuku hano ubundi yari umusazi yari umusazi sinzi n'ubundi yari umusazi kabisa iyi ni isahani ngo ni isahani narumiwe byacu bigeze kure ariko uyu mushinga ushaka ko tuwukora vuba na vuba ukava mu nzira nk'ubu umushinga wo mu nzozi gusa uhoruje muri ibyo nibyo shanga urabona ko ibikorwa byatangiye yego byaratangiye yego ubwo rero urumva ko gahunda zizakomeza kandi twihutishe igikorwa cyacu cy'uyu mushinga wa BNF cyane burya ibintu ni ibintu bibaye bikanava no mu nzira rwose sandi kubona biri mu nzira mo birihuta birihuta cyane rwose ariko ntibiba byoroshye nyine ni amafaranga uyu mushinga ufite impamvu cyane washyizwe hano abaturage bakeneye kubona ibiribwa bakeneye kubona amazi kandi akabageraho ku buryo bwiza amazi ahagije abantu batembera urabona ko uyu mushinga uri kure y'umujyi ariko kuba uri kure y'umujyi ntabwo ariko umushinga utakura ngo ugere kure simbona sana tuwe ukuntu haratuwe rwose abaturage haratuwe niyo mpamvu rero tugomba kubegereza ibyo bikorwa na babandi batabasha kugera mu mujyi bakabona ibyo biribwa kandi bifuje bakabona ahantu basohokera ahantu nyaburanga mbese sibyo ni heza cyane n'abantu bava mu mujyi baraza bakaza kureba ibintu ibyiza nyaburanga cyane cyane ko mbona hatuje hari amafu ahantu nk'aha harakundwa cyane niyo mpamvu abaturage tugomba kubaha ibyo bakeneye kandi byiza by'ingirakamaro urajya wambaye ushobora akora nibohoye sigaye fata kigoma y'umwana wanjye muhanaguza maze kumwotwara y'ukenyera yigo kabiri bambese ubona uza ngo ni cyane mu nzu nk'inzu yawe nayo guhaya ari ngire harahanze ariko mabuja hari ikintu kimwe ujya wirengagiza mu kuri kwambwira ntunze intoki bite byawe ntabwo uzi ko wariye umusaza yarutse imvi winonga intoki nyine mbwira neza hanyuma mbwira icyo bivuze ubu pe aka kanya wirengagije amafaranga amafaranga asa n'uhana uruganda rw'amafaranga uhari ngaba tuvugane neza gutya aka kanya wirengagije amafaranga yawe wimbwira wicaye hasi kwanza rero agasuzuguro mpamagara hejuru wicare hasi se nyine ariko uwarushe zahora aroha koko nicare hasi nkubwira ibintu byunguka ibintu bifite agaciro ngo uvuze nk'ukintu ntabwo nabyucishe neza amafaranga y'isambu yama ariko igira isoni nkeya uranyaka amafaranga uhereye ku mwenda w'umwana wanjye urawukenyeye iyi nkweto nawe ukuburiye umushahara kwanza uheranye izi saha nizere ko utazanangishyuza amafaranga y'ukwezi
kuko amafaranga ukorera yo yonyine aguze ibyo wambaye ndamubwira ngo amafaranga miliyoni 3 aguze iki ngo ni igigoma wayamereye kubundi umuntu nyenze gute Soya maza ntabwo soto kandi bana basiki mendo cyane ni munebe nibonye ngira ndebe neza ndingi wagomeje kumbwira ndakwihorera ariko giye nyene amafaranga yanjye ya mukecuru icyo muri bugurishe sinyitayeho nimushaka mugurisha inzu mumereza amafaranga yanjye rwose ibi bintu ndabirambiwe rwose narakwihanganiye bihagije mereza amafaranga ya mukecuru nawe yabuze ahaba ugize muki bakubwira rero zamu urumva umuhungu abagana utwo kitabanyura mu nzu n'umukoreraga nawe ntakugira nkawe agasuzuguro ufite Ni mapu na narabize ni mapu no ndanabivuga uvuga biki uyu muntu wako kumuzaba rwe nzagira inzara ngira inkoni muze koko Imana yo mu ijuru yagiye irengera abakozi koko mbona nameze neza biteze ubwo mabuja wano yanyise ko yacenjaguye arahari se arahari ariyo mu gikari zamuraza buryo simuko nzamukorera ikizamo Kare abuza muri n'ikindi Nzanye ntabwo bizi ugenzwe n'iki icyingenzi kizi ntacyo hari gahunda dufitanye nawe narenje kubasohora mu nzu wayitwinjira ngo se iyi ni imitungo ya murumuna wanjye hanyuma iyo umugabo se yari afite niye nta mugabo wawe nta mitungo yari afite uraje rero tetana imitungo y'umugabo hasi ngo ntarasora ufite ariko madamu urashoboye rwose waraje wicara mu nzu yuzuye ntabwo uzi aho byavuye none uratangiye ntayicara munsi y'umugabo wanjye impapuro irangomba itabyara ntiyagiye kubera kutabyara we warabyaye ufite umwana Imana niyo itanga urubyaro ukabona warabyaye ngo nurangiza wirane narabyaye nzongera narabyaye mvira harero ntago mpava ahubwo icyo narinje kukubwira impapuro z'urukiko zigiye kuza vuba nimba udashaka gusohoka ahangaha uzahasohoka nawe wabunze ndakuzi ambwira ibiki ndakubona urabona nahindutse ndavuze ngo va hano gira vuba ndavuze ngo sohoka uzaze umugabo hasi swali ntari siseme nzamubwenge hejuru aho ngaho iri ni ryo shyamba rero ryacu iri ni ryo shyamba ryanjye n'umuryango wanjye naho ureke wumbwira ngo ishyamba ngo ni iryawe ngo nteme ibiti mu ishyamba ryanjye nk'uko nabikubwiye naje kurikwereka ngo urirebe rero uryitegereze utu tuntu Gerard yamaye abadukuramo amafaranga na ka miliyoni yamaye nka karyara ariko se
nkaba ngiye guhemuka ndi kuri iyi sira. ngo ishyamba ryawe kuva ryarize, none se uje kuntambagiza aha ngaha kandi ari mu ishyamba ryanjye? Iri shyamba ni umuryango warinsigiye nabyo, kandi nabikubwiye kuva kera, n'ejo bundi nzi wowe narabikubwiye. Ariko iri shyamba ahubwo mbwira neza, ni gute uza gutema? Reba ibiti byose wabimazemo, ni gute uza kuntemera ibiti mu ishyamba? Ntarabikubwiye koko mushuti wanjye Gerard? Aya nze mukorera umuti, nanjye nihenure kuri boss. Iyi miliyoni nibura ndareba ukuntu nyibeshesha mukecuru. Oya, iri shyamba nariguze na Yasin. Ntabwo rero ngiye nshaka ibintu by'amahugu. Ntabwo ndi wa muntu waza kwiturira mu ishyamba ry'umuntu ngo aze ateme ibiti, ateme yuzuza imodoka yane, kandi ishyamba atarariguze. Ishyamba nariguze na Yasin miliyoni 30 zose. Gose nkuko bimeze. Aya ntabwo Gerard namuhemukira. Ngende Gerard mushuti wanjye, reka nkubwire, ubwa mbere watemyemo imodoka y'ifuso yuzuye, urayitemagura mushuti wanjye, ndakwihorera. Urangije ujya kwashisha iwawe mu rugo, ibiti ubigurisha amashuri y'Rwamagana yose. None se uragira nzagukorera iki? Nzaze se ngutemaguremo ibiti muri iri shyamba, cyangwa se nzohereze abantu b'abapampe banje bakungengenzereza ukuntu, bagukomagure bakugira ibisebe, ahantu hose baguhinahine, tuzareba ubwo bukire bwawe da aho bushingiye. Ntabwo nahemukira Gerard, inde ndimukorera n'ubundi bose ntabwo yigeze amahoro, yarananyihakanye ngo ntabwo nzisha. Bosco, tugiye gukizwa n'amategeko nibyo ushaka? Jewe wowe nyine dukizwa n'amategeko? Ibyo by'amategeko ntabwo ari byo nshaka, ahubwo dushaka uburyo twakemura icyo kibazo. Rero Bosco, urabizi mfite ibyangombwa by'iriya sambu. Nushaka ko dukizwa n'amategeko nzagutsinda. Dushaka umwanzuro wa nyuma nyine, hanyuma ikibazo kive mu. Urashaka ngo dukore iki? Hanyuma ureke ayo magambo yawe no kunsteresa no kuntesa ukantesha akazi. Nakagombye kuba ndi muri kampani. Nyine nyishirizo miliyoni 30 bive mu nzira. Umuntu mutange amafaranga yo kumuvuza, ndageze nimba imubwira mbwire ngo ntabwo nza anyihakana. Wadushyirahera Bosco, ntabwo ngiye najya kugura ishyamba rya miliyoni 30 ngo nigure miliyoni 60. Ibyo ntibishoboka. Ahubwo twajya mu mategeko, nkatanga nka miliyoni 15 cyangwa 20, bakagufunga ukaborera mu munyururu, ntuzongere no kwibuka ukundi. Ngiye uranze Gerard, ibintu ushaka kumpora ntabwo ari byo, kandi twaturi inshuti. Ufate miliyoni 15 ngiye umfungishe? Ngiye Bosco, rega nanjye n'umuki, nuko utabizi. Ahubwo turebe izindi nzira twabicishamo, ibindi birangira. Ntashize hera hano harya aka niko gafata amashusho, kamwereke bose yicaye hano, mabuja yicaye hano. Yes, kamwereke kamashire hano. Okay Bosco, reka noneho nguhe miliyoni imwe yonyine, hanyuma ugende unsanire ziriya mpapuro z'impimbano wambwiraga, uzima ubundi nguhe miliyoni imwe, ibyo tubirangize. N'ubundi usanzwe uri umuntu w'inshuti yanjye, aho kugira ngo twigwe dupfa ubusa kandi usanzwe uri umuntu wanjye. Urabizi ko wangurishije n'inzu. None se reka nze mubwire, iyo miliyoni imwe niyo ugiye kumpa?
ndayiguha rwose ahubwo tuzamuke ngende nyaguhe. Tugende nta kibazo. Ubundi usanzwe uri inshuti yanjye, hanyuma tuzakomezanya umubano. Amata abyara amavuta rwose cyane, tujye dusabirana inka n'abageni. aka ni akamajwi. Bosi yicaye hano, abuja yicaye hano, amajwi agera kuri bosi neza, 5/5. Noneho mwereke aho mwahomeka, agahomeka hano. Ahiye koko. Ewana, bosi Gerard ubwo ngomba no kumwaka kandi gafata kabisa. Mbimukoreye ruzungu. Igendere batanansanga hano. Kagira ngo ibyo nahakoraga. nizere ko imipango yanjye idatangiye kuvangirwa. Ntabwo byashoboka iminsi 3 yose. Mbamubwire hamaze guhita iminsi ine yose dushakisha umuntu witwa Kidamati. Ubu rero nohereje abasore banjye bo gushakura kari agahungu gakeye. Aho se urareba buri munsi nabuze burundu. Wabibonye ko hari igihe ibintu byose bishobora kuza bigahindagurika gakeye. Rero ubwo ni akazi kawe. Naramuka buze ni ikibazo cyawe, ntabwo ari kese yanjye. Sibyo? Rero turebe ko tubigenza bitari gushaka kaboneka. Bari muri iki gihugu gusa rwo yambutse. Ntabwo nzaba mushyize. Ntabwo mbizi bebe. Ko nabona bikomeye. Ahubwo no kugira abazo bashyiramo agategeko gushaka n'abandi. Ndimo abasore bashyizeho byarananiye. Ntibikize. Ndabona kurega butterfly akazanira ntazi. Ndabona ariko iki gihugu ntabwo igeze yambuka. Reka bamubwire. Sibyo? Iriya black sheet niramuka itabonetse umenye ko wandambitse hasi byarangiye. Ntabwo nabwiresheje ntabwo natuma tujya hasi. Tugomba gutsinda tugahora turi aba mbere gusinda. Turi kumwe? Turi kumwe. Tugomba gutsinda. Kandi ndagufasha uko nshoboye. Nawe ntabwo nicaye ntabwo ntabwo sawa. Jessica, nicyo uri kureba? Si bro. Uretse gato. Mbamubwire hamaze guhita iminsi ine dushakisha reka nze gato. Sigurana n'izo black sheet zawe. Ubu rero nohereje abasore banjye bo gushakura kari agahungu. Ariko naramuka nabuze burundu. Wabibonye ko hari igihe nabuze burundu. Wabibonye ko hari igihe
ibintu byose bishobora kuza bigahindagurika. Shiraho n'abantu akaboneke ari muri iki gihugu ntabwo igeze yambuka. Reka rero muhire sibyo iriya black sheet niramukita ngo black sheet ni iki yababijije ibyuya? umenye ko wandanditse hasi byarangiye witwa Kidamage. Kidamage natwe tugomba kumushaka. Black sheet Kidamage, uwo Kidamage ndamukeneye cyane. Ubu rero nohereje abasore banjye bo gushakura kariya gahungu, ariko ibyo birahagije, amakuru mbonye arahagije, turayagenderaho dushyire Guillaume hasi.